aramutse amenye yuko Ese yangura mukecuru wawe yankurahi. Ariko shaje yiyongoje. Abese okoze yakarate. Mazi misinga utagera. Ariko sinagera mu wowe se warubuye he? Esa umukobwa wanjye muvuye. None se hanyuma urashaka ariko mbakubwire utamera nka nyoko umva kumvikana amatiku ya ibintu uri gukorera mama ubu muvuye he ubu ngubu muvuye aho tuvuye afatiwe mu cyaha none wakunze ikirage ndimo ndasamana ufatiwe mu cyaha indaya reba nta kaboko nta kabuno nta kintu akirebe nawe rebe nanjye ndeba wagiye gukura umuntu ikara Yesu uza kumuzana muri kamera wenda niyo ugenda ariko shaka uri indiscipline ahubwo nka uri indiscipline wowe urabona wambera mama muto wowe wambyara ariko banze murebe nawe wirebe agasaka kameze nk'akinyene nta soni igende umugabo nagaruwa uramujyana he uyu nguyu kutamuturusha ngaho ni papa wanjye abo ushaka komeza rero numenye ahubwo genda hese genda vanga nayo dutaje twitahire bangoki yagomanga mu biti twitahire uyu n'umugabo wanjye twasezeranye byemewe n'amategeko urabona none ni mujyane Gahinda keza we mbega kana si umuntu wataye no mwana koko ninde koko ariko abantu bavuze impuhwe babura imbabazi we bobo wacu mana mbega gahinda keza mbega kikoza we mbega abantu batagira impuhwe batagira imbabazi ariko mana yanjye kuko abantu batagira imbabazi koko no kubera ubu ninde muntu wataye aka kana koko ubu ninde muntu ni byiza
Amakuru. Nimeze. Abyare. Aka kana gasanze hano karya. Aha. Hano kari. Sinzi umuntu wataye kana gahinja. Hano kuko kana gahinja akana keza. Koko. Sora mahara abantu bagita abana muri iki gihe. Muri iki kinyejana. Nuko umwana aryo. Yewe. Uramutoraguye cyangwa uri muri kwa? Ndaramutoye hano. Aha. Hano. Nari ndi wamvuye hara mu gipangu. Ngeze hano rero mbona imyenda. Mbonye imyenda neza. Twariho n'ibikori koko. Twariho none. Ndashaka kugira ngo ndebe imyenda ko ari yo bibye. Ngeze hano rero nsanga bahataye agahinda. Nanjye nari ndimo kwitambukira nigendera. Imero baba muri momo? Cyari ba muri momo. Ndira. 078 50 7 12 7. Okay. Sawa. Turi kumwe. Ikiza wase amafaranga. Sha urakoze ndagiye nanjye mugurira amata. Sawa. Sintosa rwose ariko ndabibwira n'ubuyobozi ko natawe umwana. Sawa urakoze Imana iguha umugisha. Kizuri ya mwana ubundi ngewe bundi uriya muhungu siko nyine ari kumubyara uriya muhungu namfasha no kwirirwa atugera rwo nane kubyana cyokora muyobozi arankoreye nagenda anderere umva ndamukiza umva cyokora uriya mwana wanjye Imana izamuhire nta kindi kintu nakora reka nigenderesha ngiye ngomba kubaho na mwana.